ubukwe ni umunsi umwe aricyo bita ceremony akaba nicyo bita marriage ariho wedding na marriage wedding ni ceremony marriage ni life okay bivuze ngo rero wedding ni wa munsi w'ubukwe naho marriage ni bihe iyo wedding rero batayibaye sava batabaye muri iyo wedding ikintu cyo cyambere wogubwa neza wowe bakaba bankwereye cyangwa batankwereye no kuko rero mvuga ntibyo sava kunkwera bashobora kuba batarankwereye ariko uko bimeze kose njye nakunze umukobwa urumva niba nakunze umukobwa ikibazo gihari ni kimwe ese famille yanjye niki bashingiraho kigaragara ko bamwanze cyangwa shane we byabaye akashanje ndakubwira nanjye njye mfite ibyanjye ariko iyo ni story yindinze dukonjere ko byaweka kuri ko byanjye rero uko bimeze njyewe ngiye ko bimeze nashatse bitewe n'izo stories zimeze nk'izo gusa ariko ngiyeho byabaye nyine bitewe n'izindi ariko ntabwo ari ibyo ariko zo n'izindi stories reka guca ku ruhande nukashaka kunkuramo amakosha ntabwo ukwiye gukuramo nyine Ineza TV umuryango w'Ineza TV umuntu umuri imbere umva nkubwire reka tugende reka tureke kugenda zigzag okay sawa no tureke guca ibintu ku ruhande story yawe muri makeyo visit story yanjye warase nkazayivuga ikindi gihe ko byaba byiza ko joro gusa iminota nitwe madusoza baramwanga noneho hari kumwanga bakabona wamuzanye bakavuga ngo nta yandi mahitamo reka tumukunde ubuze urukundo uko n'urukundo gurutsindirana nukurenzaho nukurenzaho niko byagenze okay ntago navuga ko rukurenzaho giye uko byagenze nuko famille yanjye byabanje kumwanga ariko byaje gukunda bitewe nyine n'ibyo bintu nyine bya famille yakinyemurenge bidashira reka mbwira by the way ntangindi nama tukiraho ngaho ureke kunkwepa ndagukwepa gute ureke kunkwepa ushaka kuvuga ibyaye ndabikubwira oya ndashaka kuri story yawe ureke kunkwepa ndashaka kugira inama abantu kujyanye n'ubuja ndasinga kwepa no gikibazo nukuvuga ngo wawe bamwanga kwera karumusha nagaryo ngiye okay sawa cyo bamwangiraga cyo bamwangiraga uko kirare kindi bamwangiraga nibindi bamwangiraga bya famille nibindi famille bagira byinshi famille bagira byinshi by'abanyamurenge bisanzwe hanyuma rero wigeze ubwira umugore wawe ko iwanyu batamushaka jewe naramubwiye umuntu ugiye kubana sana kureka umubwira utaramuzana nabwo ntaramuzana birangira nyine ko tuza kubana yabsakiriye tubwo iwe nibisanzwe umugore wanjye n'umuntu uri smart cyane hari ukuntu ubwira umuntu ari gihe ubanza bigitangira ntabwo yabyakiriye neza tambabwire umugisha wawe umugisha ntabwo umuntu iyo wishe ubukwe nta utandukane n'umurozi nibyo niba wishe ubukwe n'umuntu wamwica uvuga ko nta utandukane n'umurozi uvuga ko nejo bundi wakica n'umuntu kuko uwo muntu wiciye ubukwe azagira depression nafata umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se akimanika si uzabumwishe mungu bagiye kubana atari sawa arabireka kubera ko yabyemeye bakagira n'igihe cyo kubitegura nuzaga nta kibazo kirimo kubusenya kubireka kubera ko abona ko uyu muntu agiye guha ubuzima bwiwe kigiye kuba ikibazo ikibazo gihari ni iki none se niba uyu mukobwa cyangwa se uyu muhungu bagiye kubana akaba amaze kubona ko atari sawa ngo bajya kubana gute ndaguha urugero reka akantu nkavuge Ineza TV live TV sorry muranyihanganira akantu nkavuge tuvuge nk'urugero muranyihangana kuvuga icyo kintu nta kibazo nagira ngo turimo turaganira yego ujye gushaka umuhungu murateretanye ndagurugera kubera ko ari umuhungu byiza kubaho inshuti yanjye ariko byaje kurangira nyine bitaragera kure ukavugana n'umukobwa cyangwa se umuhungu ukaza gusanga umuhungu mugiye kuvugana cyangwa se muri muravugana ugasanga afite ikibazo wenda cy'uburwayi yaburishe hari nk'umuntu uzamubwira ngo uba wenyine nkibaza niba tawuni yose ari njye mfite n'inzu yanjye njyenyine ndozona ko umunyamurenge ari mu modoka wenda ari uvuga ururimi rumwe akavuga ati naje ndi ururimi rumwe avuye i Kigali azanye n'abantu buzuye imodoka i Kigali hanyuma umuntu bakamuhamagara ngo none ngo azanye ngo ni ukuri ngo ni iki imodoka yose yateze ya Trinity iziri wenyine hari ibintu tugomba kureka so bivuze iki rero ni nayo mpamvu n'urushako nabyo no mu rushako hari ibintu tugomba kureka tugomba kwikuramo reka ngurugero Ineza Live TV nkubwira kandi kantu kamwe ese tuvugisha ukuri niba tuvuga ko turi abanyamurenge sava abantu muri Amerika bavukiye muri Amerika bazavuga ko ari abahehe yanamusamaje mukaja kumukurayo bivuze iki rero bivuze ngo izi nshako umuntu natisobanukirwa be responsible n'icyo ashaka bizarangira n'urushako n'ibikibiri biri out yego ndagusuhuje we bukeye nkwifurije igitondo ciza nawe bwije nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye turakwakiriye muri gahunda zacu tugiye gukora cyangwa se ikiganiro tugiye kubanamo namwe
mubane natwe mu ikanisa niyo bazavuga ngo mwegere n'Imana duhana umugisha. Imbere yanjye rero nkaba mpafite umutumirwa, abantu baba kuri social media muramuzi muzamukurikira. Ni umuntu ufite ibintu byinshi agomba kutubwira, ni umuntu ufite message ikomeye agomba gutambutsa kugira ngo abantu babashe kwisobanukirwa. Reka dutangire tumwakira. Turakwakiriye wa. Murakoze cyane. Umeze neza? Turakomeye namwe. Natwe n'amahoro. Aha. Turakomeye ahantu hose. Yego, hose kabisa. Umugore n'abana bameze neza cyane. Sawa, asante cyane. Ibintu byose bimeze neza. Okay. Reka utangire wivuga kugira ngo dukore ikiganiro abagukurikiranye babashije kumenya uri kubabwira amakuru wari we. Ya, murakoze cyane. Ndivuga nk'umunyamakuru, ngiye nkora ibintu byinshi, ndivuga wivuge nk'umusevire watumiwe. Uretse ko nigeze mva mu gisirikare. Okay, murakoze cyane. Nje nitwa Merci Rudasunikwa. Ntuye muri Kenya. Nkaba nubatse. Mfite umugore umwe, ntabwo ngira babiri, mfite umwe gusa. Ikindi kandi nkaba nkijijwe. Uretse ko ukizwa nako ngomba kukogera mu se byose cyane. Ikindi kandi nuko ndi umusevire nko bivuze, ntabwo ndakijyamo ariko ndi bugufi. Murakoze. Hari ibintu nabonye ejo bundi barekaranye bavuga ko umugabo wo hanze nabonye ariko bivuga avuga ko biba byiza kuvuga umurara wawe n'uwushatsemo n'uwabanyogokuru. Rahira niko bimeze. Ako kantu ntiwagakomoraho nako nagasiga kakavuga kuko ga ntiwivuze gigice. Nivuze igice. Ariko bizumvikane ko unzi yamenye. Reka mbivuga ariko nabyo ntacyo bitwaye. Nge mu kwivuga ngira ngo nibijyanye na kinyamurenge n'ibiki. Nkomoka mu muryango w'abaheto, ngira ngo barabizi, abafizi. Hanyuma nkaba umwishwa w'abasama. Nibyo ngibyo. Mu ruguru iwacu twadutuye aho bita mu Bugogoma ku Ndondo. Ya, naho ngaho. Yego. Ya, murakoze cyane. Turakwakiriye rero. Murakoze cyane. Ineza TV nanjye mbaye kaza. Iyo uvuze ngo Ineza TV ubu duciyemo. Reka niko bimeze. So miyo make ufite ukuntu yanditseho. Reka ndibuze ko yanditse ngo Ineza Live TV. Sorry. Ka live rero ugasize ubu duciyemo. Mwihangane cyane. Ineza Live TV tumwasaruti sana. Ya. Twishimye kukwakira. Kandi twishimye kubana nawe. Murakoze cyane. Muri umunyamakuru ndabizi. Ariko ntiwakavuze. Ndi umunyamakuru, ndi umuvugabutumwa, ndi umwarimu, byose kuri social media mwambona. Yes. Platform zawe zitwa gute? Platform yanjye nk'umuvugabutumwa ni Rudasunikwa Merci official cyangwa se RMO. Hanyuma ku bunyamakuru nkorera mu cyo bita Ent News. Mvuga amakuru cyane yabijyanye n'uburengerazuba bwo hagati, amakuru arimo aba. Ikindi kandi nkakora nkigisha amasomo ya YouTube ndetse na social media kuri channel yitwa TR Merci Tutorial. Ukeneye kwiga ibintu bya YouTube uko bikora, ukeneye kwiga ibijyanye na Facebook uburyo biba monetized, aho ngaho hageze ntabwo wahava utabonye amakuru ushaka. Umuntu ashaka gutayibaza bivanye no kwakubona uragaragara nkaho kiri mutoya. Ibyo bintu byose. Ya, murakoze. Ndi muto ariko bajya bavuga ngo ndi muto ariko sindi gito. Ndi muto kubera yuko mu myaka ariko bigaragara, ariko Imana yampaye kubimenya no kuko ubundi cyo social media zimaze no kwigisha abantu, no gufasha abantu, none bitewe n'ikigero turimo cyangwa se n'isi turimo. N'isi irimo ikoreshwa na social media cyane. Hanjye rero kuko mimazeho igihe mbizobereyemo, nk'urugero ngeze nk'imyaka igera mu 10 gukoresha social media. Uyikoresha? Nyikoresha. YouTube yo nyigizeho imyaka, natangiye kuri YouTube 2015. Uri kuri YouTube? Ndi kuri YouTube. So urumva rero ni ibintu nzi cyane, urumva ko bisangiza abantu ni byiza. So ababikeneye just go there. Yeah, that is it. Uratanga na contact zawe ntacyo wenda umuntu aba yagushaka. Cyangwa se wenda kuri platform zawe haba hariho nimero zawe. Ziba ziriho nimero ariko ndazitanga ntacyo bitwaye. Azitanga rero kana badakuvugisha. Ntacyo bitwaye. Uzitanga nyine uko nikuvugisha. Nzitange murakoze. Ushaka contact zanjye kuri WhatsApp ni 07 muri Kenya, turi muri ngo bari muri Kenya, reka ndahera ku banza code niko kwiza guteranya 254 karindwi 3 6 6 08 ndasubiramo guteranya 2 5 4 karindwi 3 6 6 0
844 ku bakoresha MTN mu Rwanda ni guteranya 250 hanyuma 7 8 3 5 nayo nganizo iyo ni MTN ko bari mu Rwanda zirimo hara kuri description muri tamu bibona turagupininga ntacyo mumpininga nuko rero ya hari igihe umuntu avuga amakuru akavuga ko hari ayakuye aha atabona yakuye harizewe kandi sinshaka kubavuga okay ko niko kuri nje amakuru ngufiteho urumuvuga butumwa cyane rwose siko social media yanjye nikivuga urumuvuga butumwa no ariko nkakugiraho n'andi makuru nanze kubaza undi muntu avuga ko wabomboye oh my god niko bimeze avuga ko wabomboye aha rero nje nanga kuvuga ngo nabibwiwe cyangwa se ni runaka wabimbwiye Uranyizaniye. niyo mpamvu nifuje kukuzana oh my god gira icyo uvuga kuri aya makuru wagize neza cyane ni gute uba umuvuga butumwa ukabombora nkabombora urakoze cyane ubundi kubombora njye ntabwo nabomboye ibyo cya mbere gusa icyo navuga kwanza ubundi tugiye tuvuze ngo turashaka kwanza kwa mbere wavuga gushaka niki icya mbere uvuga ko uvuze ko umuntu aba yabomboye gusa wibuke ko gushaka nicyo bita agreement hagati y'abantu bangahe babiri ubwumvikane bwa babiri ariko ubwo bwumvikane bwa babiri hagomba kubamo icyo bita one person in between umuntu urimo hagati ninde ni Imana kandi Imana ifite icyo bita personal representative here hano mu mwisi uri represent Imana ninde ni pastor so bivuze ko ngewe ntabwo nigeze mbombora twabyumvishije nabi mwabyumvishije nabi anyway iyi mpamvu mwabyumvishije nuko nta birori bikuru byabayeho cyangwa se navuga ko bigaragara byabayeho ariko narashatse shaka neza kuko twakoze n'ubukwe aho mbanakuru muri Kenya ngira ngo reka nabivuge abashaka kumenya bahagera nakoze ubukwe mbokorera nakuru nsengerwa cyangwa se nasengewe cyangwa se nashyingiwe n'umugabo umupasiteri w'abanyakenya mu itorero ry'abakenya ikorera mu itorero ryitwa ngo Abundant Grace Church ni umupasiteri wo muri Kenya niwe wanshyingiye ntabwo nabomboye icyo cyo bibe clear ko ntabwo nabomboye ahubwo ikibazo wambaza twahita twibaza abavuga tese twabaza ku inshako ziriho ariko ngiye sinabomboye niba ariyo makuru mfite murakoze cyane ya cyangwa nawe uri muri babandi bate ubu nyine hagezweho ikintu cy'urushako dukurikira visa reka tubivuge muri ubwo buryo ukareka guca ibintu ku ruhande ugatega yihuse ukava hano nabonye hari umukozi w'Imana ejo bundi abikomojeho simuvuga mu izina kubera ko ntabwo yari byiza avuga ko ubu nyine sosiyete nyamurenge umuntu asigaye amava hano muri Kenya akaje Burundi gushaka umwana utegereje umunsi akamubombora no tukibaza wowe ntago waba uri muri abo ngabo babikoze gutyo njye sinabomboye kubera ko n'ubundi ubukwe twabakoreye muri Kenya twabakoreye muri Kenya kuko iyo nza kubombora ariko cyane ariko utanjya hehe mu Burundi nkajya kubombora wabukoreye muri Kenya umukobwa avuye he avuye i Burundi sava urumva nawe nco caka uretse ko nsicyo jyanjanye kuko umukobwa tumutashatse wa hano nuko ariwe nakunze urwo rukundo rwa kuva hano i Burundi ahanga nta bakobwa bahari hano aba bakobwa ariko bajya bavuga iki mutima ushaka amatagira ati urumva uzomuganuzumugana itabi siko noneho ntabwo tuvuga ngo amakuru turi guhabwa n'undi muntu kuri telefone ni nyirubwite bivugwa ko nawe bavuye ahangaha ukurikiye visa y'umukobwa nta visa nari nkurikiye wari ukurikiye nta visa nari nkurikiye urukundo bajya bavuga ngo iki mutima ugira gute ushaka amataguranwa itabi tukayenda huko that is it okay gira inama bagenzi bawe bavana bagakurikira visa z'i Burundi okay murakoze cyane gusa ikintu cya mbere ngomba kubazaho kujya kugira inama ni kimwe ikindi cya kabiri tugomba kubanza kumenya ese ubundi imbere kugira ngo umuntu ajye kubombora abyagenze bite turakigeraho ico buretse banstange iyo nama buretse kunyihutisha utava ibibazo byanje inama zigomba wabyanditse ahantu ndabifite mfite ibibazo bitandatu ngomba kubaza okay murakoze cyane inama cyane ngomba kujya kubwira abantu baji Burundi bakurikiye visa ntugasige ako kandi nako ndakageraho icyambere umuntu ukunze umukobwa nicyo cyambere niba utamukunze nta mpamvu yo kujyayo ndaguha urugero njyewe nzi abantu benshi cyangwa se amakuru menshi yava hakurya iyo mu bihugu byo hanze twumva hariho amadivorce menshi yabayeho bitewe n'iki
umuhungu yagiye akurikiye visa ku mukobwa cyangwa se umukobwa ko agiye kujya hanze, hanyuma agira ate barashakana, umukobwa agera hanze, amara kugera hanze asigara dekarara umuhungu abareshugurika umuhungu aragenda. Umuhungu agezeyo rero abenshi baragize bakoze divorce. Kubera iki? Kubera ko bakurikiye visa birarangira nyine visa nyine ibaye visa, kuko icyo yashakaga ni visa, agomba gushaka undi mukobwa ashaka. Ndagira ngo unsubize mu buryo bwiza. Ndashaka kugusubiza, ndashaka kubanza nkubwira ako kantu. Inama ya mbere nabagira nuko ikintu cya mbere, inama ya mbere ikintu nababwiye, ikintu cya mbere nuko ntabwo ushaka umukobwa umukurikiyeho visa ari byo, si byiza, si nabyo. Impamvu ni imwe, ni ushaka umukobwa umukurikiyeho visa, iyo visa namara kuyibona cyangwa nawe ukagera hanze, divorce bishoboka ko yahita ibaho. Kubera iki? Icya mbere iravuga ngo ab'Imana babiri yafatanyije ntawe ushobora kugira gute kubatandukanya. Ariko wibuka ko abo ngabo ntibafatanyijwe n'Imana, bafatanyijwe na visa. Bivuze ngo visa nuyibona n'ikindi kizaba gisigaye, si gutandukana se. So bivuze ngo rero icyo nakubwira ni iki, jewe sinemera ko umuntu yahaguruka akajya gushaka umukobwa amushakira visa. Ahubwo ikintu gihari, cyese niba yamukunze ntakemera akagenda. Ariko uyu munigi uriho nabita umunigi wo kuhaguruka ukavuga ngo ngewe ndagiye Burundi kujya gushaka umukobwa. Ahubwo ikibazo gihari, reka mbanze nkubaze, ariko se ubundi ujya gushaka mu Burundi ushaka abakobwa bafite visa, hano muri Kenya ntibareba bafite visa? Ngo Burundi gano hagezweho muri UN. No, niba ari visa hano zirahari. Ahubwo ikibazo gihari, reka nkubwire, ni nk'akamenyero cyangwa se ni nk'agahararo kabayeho, kuko wibuke ko na mbere y'uko Burundi hagerwaho, hano muri Kenya hari hagezweho. Uruka mbere nko mu myaka 2 ishize hano muri Kenya hariho abakobwa abantu benshi bajyaga baza ngo baje gushaka umukobwa wo muri Kenya, kubera ko cyangwa umuhungu wo muri Kenya, kuko bazi ko ari mu diaspora. Niyo bita mwana urugero rumwe, umuhungu umwe, amakuru umwe nigeze kumenya y'umuhungu umwe runaka, yenda niba ari tumuvuge simuvuga. Yego, umwe yafashe igipapuro kino cyo kigakuma kino baguha cyanuza cyo kuri UN cyo kwibaruzaho. Harakijyana mu Rwanda, akereka umukobwa, baravuga ati ngiye mfite flight, tidori ni flight kabisa, nyemerera tujya. Abakobwa mu Rwanda kubera ko batabizi rero, umukobwa aravuga ati ntegereje flight kweri. Umuhungu nubu nyine yakomushatse 2019, n'ubu baracyabana hano, turi mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 5 ari ina, ahubwo bazaye 2 none 3 ntabwo ari 2. Aho so bivuze iki? Niba rero kurikira visa ubundi iyo visa biramutse bibaye visa ntikomere nkuko byagakwiriye. Ngurugero yenda visa bibaye ngombwa ko bahita babihagarika, niba ari watumye ushaka umukobwa uzamudivorce. So nicyo ndi kubabwira, ikintu gihari kwaza kwa mbere, ikintu gisustaining urugo ni urukundo. Niba atari urukundo, nefa nta kindi kintu kiraho hagati. Niba udakunze umuntu nta mpamvu yo kumutera umwanya. Niyo mpamvu rero aba batipe cyangwa bumva ngo barirukanka kubera ka visa, kubera ko umukobwa ari ufite, iyo hari n'abandi nzi ahubwo bajya bagenda badafite n'umukobwa, bashika irawe i Burundi bagatangira kumurangira bavuga ngo uyu ni mwiza, ngo uyu ni mwiza, ngo uyu ni mwiza. Nasubwo ibyo ni ibiki? Bivuze ngo uzabana n'umuntu utigeze muteretana, utamenye, gusa kubera bose ko afite visa ariko kakatuma mu bantu. Hanyuma se iyo visa niba tuvuga ategereze visa kwisohoka, nibishoboka ko iyo visa yatinda nk'imyaka 5, ko ari igihe itinda nijo cyagi usanga rero mu ngo harimo induru. Kubera iki? Wamushakiye ibintu, kubera ko wakurikiye visa none kandi kantu muvandi nakubwira, hari undi mukobwa nakoso umukobwa n'umugabo, n'umugabo nyine afite abana 4 ndagira ngo yashaza umukobwa amushakiye ibintu. Hari umuvandimwe twazanye uyu munsi, twazanye hano, twarimo tuza kubareba, twarimo tubiganiraho, twaganiraga kubijyanye n'ibintu by'abantu bashaka ibintu. Uwo mutipe yaje ambwira ukuntu gushaka abantu bo hanze ari byiza. Namwe ati nisava gushaka abantu bo hanze, ariko ikibazo none mu rugero rw'uwo umugabo yashatse umukobwa afite inka. Umukobwa rero akoze yari umuganga, afite inka, afite n'akazi, urumva afite n'iyo visa yewe. Ibyo ari 2010 na kangahe na 5 gutya na 4 gutya, abantu biraye by'i Burundi nabyo ngirango. Yego, ikibazo cyaje kuba umukobwa yamuteye, barashakanye, amwereka ko amukunda, umugabo ntiyanakoraga, kurumva umugore niwe wakoraga. Nta mpamvu zo kuvuga ngo umugabo akora afite umugore uri kujya hanze kandi afite n'intuza, afite n'imitungo, afite n'akazi. Agifata inda bwa mbere umugore yararwaye,
za nka afite zose arazitema yivurisha za nka ziwe arazigurisha nizo yamukurikiranyeho yari afite inka zirenga 20. icya kabiri zimare gushira yari afite akazi kubera ko yakomeje kurwara yakoraga mu bitaro umuganga umukobwa waramwirukana ajya mu rugo kubera kumwirukana umugabo ntiyakoraga umugabo ntiyasubiye hasi atangira gukora urugo bivuze n'ubu ntarajya hanze kuva icyo gihe none se bivuze ngo rero ibintu ni ibintu bishakwa bigashira kandi ikintu ujya gushakira umukobwa visa ese nugera hanze ukaba umaze kubona iyo visa umukobwa akaba yakugejejeho cyangwa umuhungu we akaba yakugejejeho tuvugishije ukuri uretse kubeshya uzagerayo ukomeze kuba n'uwo mukobwa udakunze utashimye kubera ko ari visa washaka kandi visa warayibonye ikintu washaka warakibonye so bivuze ngo rero inama nagira abahungu cyangwa se abakobwa bakurikira by the way hari umukobwa nize gutereta ubu narashatse kandi ndabizanye kanyureho ndakibazo ndakanyuraho ariko nize gutereta arambwira ngo se nguru mu diaspora nambwira kwazi ko ndi muri Kenya arambwira ngo se ngo utegereje umunsi se ngo cyangwa ngo bize bite ari umukobwa manje ari mu gihugu ni umukobwa ari mu Rwanda arambwira ngo kubaza ngo utegereje uri mu diaspora utegereje visa namwate mama we wihangane ibya visa byo ushaka bireke nje nta visa nta dossier ngira hano arambwira ngo genda rero urumva umwemera yerekuza yisanga iyo mubwira ko mfite flight mbarara mushatse byararangiye so bivuze ngo hari abahungu rero bakoresha iyo bayita gutera bakoresha iyo ako kantu ka visa kugira ngo batsindire umutima w'abakobwa kugira ngo noneho abakobwa batsindire hama abakobwa bemere babashake bemere bagire gute kandi muri make atari urukundo bakunze so my advice ku bakobwa ku bahungu bashaka abantu babaciye visa ntabwo ari byiza gushaka umuntu umuciye visa harimo ingaruka icyambere harimo ingaruka zo kudakomera ikindi kandi hakabamo ingaruka zo kutizerana kuko ntuzi n'imico ye nose tuvuge ubu nyuma gusugiye Burundi umukobwa ntibari umuzi bamukweretse uwo munsi kuko uzi ko afite visa uhisugira gute uhisushaka ntumuzi ntuzi imico ye ntuzi niba ameze ate hose urumva ubora rushaka wa muntu we okay ikibazo cyanje urasubiza yego cyangwa wahoye washaka umukobwa iwanyu banze jewe namushaka okay wamushaka namushaka cyane rwose ubwo ntago haba harimo umuvumo icyambere umuvumo uza gute impamvu ababyeyi bataguhesheje umugisha manzo mbwira ukwanze cyambere umuvumo uzute ababyeyi bawe n'Imana yawe ya kabiri no ntabwo ndabyanze ubuzanze ushingiye kuke biravuga ngo umuvumo bakuvuma ushingiye udafite icyo ushingiyeho n'ubusa kandi ugifite ikihese wenda bakubwira turi muryango ntitushaka reka nkubaze babuzize iki wenda hari ibyo bapfa utomenya reka nk'urugero ukirangwa ndaga urugero hari umutipe umwe washatse wagiye gushaka umukobwa agiye gushaka umukobwa famille iramwanga urumva uzi icyo bamujizaga se ngo sekuru uwo muhungu na sekuru uwo mukobwa bigeze gukorogana umwe ngo yoneshereje undi mu murima sokuru w'umuhungu na sokuru w'umukobwa itabamo bifu kugezaho abuzukuruza banga gushaka batagishakana kubera ko basokuru bakoroganye kubera umurimo none se ubwo yonesheje undi none se ubwo nka famille yawe ugakunda umukobwa sokuru wawe bakoroganye kubera ko yonesheje uzanga kumushaka iso yakubujije wa mureka papa niho nshakira se reka nkubwire impamvu hasanga ngambwira nanjye ndakubwira yawe wenda ubwo buko akavuga ati sinzabutaha akabireka nzabuza abafamiye ntibazabutaha ntacyo bitwaye wowe unezerwa uri mu bukwe bwawe nta reka nkubwira none se ubukwe ni umunsi umwe aricyo bita ceremony akaba nicyo bita marriage ariho wedding na marriage wedding ni ceremony marriage ni life okay bivuze ngo rero wedding ni wa munsi w'ubukwe naho marriage ni bihe iyo wedding rero batayibayemo sava batabaye muri iyo wedding ikintu cyo cyambere wogubwa neza wowe bakaba bankwereye cyangwa batankwereye no kuko urumva kandi byo sava kuko bashobora kuba batarankwereye ariko uko bimeze kose njye nakunze umukobwa urumva niba nakunze umukobwa ikibazo gihari ni kimwe ese famille yanjye niki bashingiraho kigaragara ko bamwanze bitewe n'impamvu runaka cyetse biterwa n'impamvu ese wowe urumva umukobwa ubundi wamujana gute tutamukoye namujana gute namukoye ubwo cyatagikurikiraho ni ukubomboka that is it ntacyo bitwaye kubomboka kubomboka biterwa n'ibyo bita kubomboka
aricyo bita ubukwe hari ubucyo bita ubukwe bw'Imana cyangwa se ubukwe Imana yatashye akaba n'ubukwe ushobora no gukora ubukwe buno twita ubukwe Imana itaburimo umugabo akora celebration ariko Imana itaburimo birashoboka aya makuru yatubwire neza haba ubukwe Imana itanubwo idataha ngaho baza kukabazo rero ikintu cya mbere mumva kubwira ubukwe bwa mbere pasiteri no bita ngo ni legal representative w'Imana hano ku isi pasiteri ndabyemera ibyo urabyemera icyo kintu bivuze ngo pasiteri rero niba ahagaze akadeclaring umugisha ku buzima bwawe urumva bivuze ngo niyo ababyeyi bakitambika ntabwo umugisha wa pasiteri wavuguruzwa icyo ntabyo wari uzi se ndabimenye ikindi kandi nakubwira niba ababyeyi banze gushaka reka nguhe urugero biravuga ngo ntiyakiriho umuyuda ntiyakiriho umugirike sibyo aravuga ngo twese turi umwe muri Kristo Yesu nta munyamahanga nta muyahudi turi kumwe se none ikibazo rero dufite reka mvuge cyane kuri sosiyete y'abanyamurenge niyo nshaka kuvuga hari igihe umuhungu yanga gushaka cyangwa se umuhungu ajya gushaka ababyeyi bakanga ko ashaka cyangwa se bakanga ko bashyingira umuntu runaka bamuziza ikintu kimwe urugero bakavuga ko iyi famiye urugero nibuzuye ibyo bitabaje si bibaho se byose biracabaho buriya nibikibaho ariko hari famiye zindi zikibikoraho sibyo hari izindi famiye itemera ko ushaka urumva bitewe nuko yenda bafite ibyo bakorwanya ku giti cyabo cyangwa ikindi bakanga ko ushaka bitewe na financial status ugasanga waba umukobwa n'abakire cyangwa n'abakene ukavuga atabaye amaboko atareshya nagira gute ntabwo yaramukanye so ikibazo kiriho ni iki kimwe ngene cyo nakubwira rero niba famiye yawe yanga gushaka bitewe n'akantu bitewe n'izo mpamvu runaka umugabo mukamukundana why not yo takwipanga mu nzu ugamagara pasiteri akabasengera pasiteri yemera kubaza umugisha ababyeyi ibintu banze cyane rwose arabikora arabyemera reka nkubwire ikintu gihari ivyo gusa kuba atari amafuti biba atari amafuti pasiteri aragusengera akaguhesha umugisha urugo rukaba kandi mukabyara mugatunganirwa nibyo okay reka tuvuge kuri izi saga ziriho za bene wacu ana makwamazi giyapfa ubona aterwa n'iki icya mbere aterwa n'imiryango gute imiryango imiryango nikubwira ngo ushaka uyu mukobwa wowe ukaba utamushaka uzagira ute ndaguha urugero hari umugabo umwe nzi yagiye gushaka ndabazi story kongeye mba muri stories y'ibintu ndabizi byinshi yagiye gushaka ikintu cyabayeho bamubwiye ko agomba gushaka umukobwa runaka kuko umukobwa ari hanze afite amafaranga umukobwa muri imyaka irenga 10 ngo mubere umugore se cyangwa mubere sponsor gusa mubere umugore umukobwa afite umwana w'imyaka 15 ngo iki okay reka tuvuge tubyishiraho bakurangiye umugore sava kamvuga ko ari jewe afite umwana w'imyaka 15 sava wowe ufite imyaka 28 ngo ushaka uwo mugore umukobwa ufite imyaka 12 cyangwa tuvuge 10 nabyo ni amahoro ngo umushake ngo kubera umugore umuhungu aravuga ati ntiribaho ikitabaho nicyo ngicyo cyangwa shane we byabaye akashanye ndakubwira nanjye mfite ibyanjye ariko iyo ni story yindi nzi dukonjera ko byaweka kuri ko byanjye rero uko bimeze ngewe ngewe ko bimeze nashatse bitewe n'izo story zimeze nk'izo gusa ariko ngeweho byabaye nyine bitewe n'izindi ariko ntabwo ari ibyo ariko zo n'izindi story nyine reka guca ku ruhande nukashaka kumuramo amakosha ntabwo ukwiye gukuramo nyine Ineza TV umuryango w'Ineza TV umuntu umuri imbere imva nkubwire reka tugende reka tureke kugenda zigzag okay sawa no tureke guca ibintu ku ruhande story yawe muri make yo izite story yanjye warase nkazayivuga ikindi gihe ko byaba byiza konjora gusa iminota nitwe madusoza iminota 4 cyambere nuko story yanjye njye gushaka nabyo byigize kuba byabaye nkuko narimbabwiye nk'ibyo ngibyo ariko ngiyewe kuko ndakishijwe nzi icyitwa ikinyome cyari cyo ndagurugero hari nk'umuntu umwe mu bantu bashaka byenda ari umuvuga ngo ngewe bitewe n'ibyo ababyeyi bari kuvuga ntago ibintu nabyemera akavuga ngo ndaguha urugero ruvuga nka gutya abantu barimo barampamagara ariko nta kindi ndaguha urugero ufatika hano Ineza TV turi hano turimo turakora ikiganiro umuntu akavuga ngo
umuntu agaruka avuga ngo shaka uyu muntu urumva ntumushaka ntumushimye uzamushaka rero wamenye ko marriage nicyo bita agreement for life kandi bivuze ngo wewe ibo barimo ibo icyo bareba gusa bareba ya wedding no kuba winjije umukobwa mu rugo ibi bibi inyuma ibizaba inyuma ntibo ntibibareba none se wigeze ubereka umukobwa bakamwanga ya byabaye ariko nyine yarashize niwe waje gushaka niwe naje gushaka ariko baje kumwemera subwo cyane rwose baramukunda bikomeye barabanje baramwanga baza kumwemera bigenze bite ariko wamuzanye byo kuza kumwemera byo byabaye bitewe nuko nyine ari urabona bino bya famille by'Kinyamurenge ko bimeze hari igihe banga umukobwa bamuziza yendi wabo bamuziza utundi cyangwa cyo kimwe bakaba bafite undi barimo bagupangira kugira ngo ushake umusore bakaguhitiramo birashoboka birareba okay nuko baramwanga sibyo ibyo birumvikana ugire inkuru ukunda inkuru twavuze ngo ni minota ntarabura 3 ngo tukave ako okay sawa baramwanga noneho hari kumwanga bakabona wamuzanye bakavuga ngo nta yandi mahitamo reka tumukunde ubuze urukundo uko n'urukundo gurutsindirana okay nukurenzaho niko byagenze okay ntago navuga ko rukurenzaho giye uko byagenze nuko famille yanjye byabanje kumwanga ariko byaje gukunda bitewe nyine n'ibyo bintu nyine bya famille ya Kinyamurenge bidashira reka nkubwira by the way reka ntangindi nama tukiraho ngaho uyu umuntu yagiye gushaka nicyo bita personal decision cyane ntiyazagira n'umuntu uzakujya mu matwi wa muntu nkurikiye waba umukobwa waba umuhungu wabandi nukunda umuntu uzamukunde ukwari uzamushaka ukwari cyane kuko hari abantu nzi batashatse bitewe nuko batewe bikomeye n'imiryango yabo kubera yuko banze kugira ngo bashake umuntu famille bashakira famille kaguhitiramo umuntu ngo niwe muzabana kandi utamushaka abantu bakurikiye Ineza TV n'abazayikurikira ndababwira ibyo bintu sibyo sinabyiza ikindi cya kabiri reka nkubwire Abanyamurenge tugira ikintu cyitwa kuvuga ngo ubuja ibiki n'ibiki reka nkabwira ko kantu nzaza ugasobanura undi munsi ese ubwo buja muvuga muzi ko Yesu nawe yari umuja ngahure Yesu umwana w'Imana Yesu yari umuja niba utavuye umuja gute okay sava ubundi umuja ni cyo mu Banyamurenge Banyamubwira umurenge bo mu bumenyi buke bifiteho ubuzi icyo bivuga oya mu bumenyi buke bifiteho inzu ko Abanyamurenge abaja hari abantu batagiraga ibintu no Abanyamurenge bavuga ko umuja ari umuntu wavutse ku Munyamurenge wuze n'undi umuntu utari Umunyamurenge umwana wabo niwe witwa umuja Yesu yari umuja gute rero reka mbikubwire rero Yesu yewe na Dawidi yari umuja ndabikubwira byose tukonjere kuri Yesu gusa reka mvuge kuri Yesu duhere kuri Dawidi basenyera inkike z'Yeriko cyangwa ni Rahabu sorry ni Rahabu oh my god Rahabu umuryango we warasigaye umara gusigara Rahabu icyo byangenze gute yashatswe n'umugabo mu bantu bize Bibiliya barabizi umugabo mushatse yitwaga Salomo ntago ari Salomo witwaga Solomon uniyo mugabo washatse Rahabu w'indaya Solomon niwe wabyaye ise wa Dawidi Dawidi avuka kwande kwa Rahabu uvuze ngo Dawidi ntabwo yari umunyeseri wuzuye uvuze ngo Dawidi yari umuja dukomeze tugiye kuri Yesu yari umuja bure cyangwa yari umuja yari ikiganiro cy'umumowabu n'umuntu no muri Israel uvuze ngo Dawidi ntabwo ari umunyentuza wuzuye noneho kuri Yesu noneho ureke kunkwepa ndagukwepa gute ureke kunkwepa ushaka kuvuga ibya Yesu ndabikubwira oya ndashaka kuri story yawe ureke kunkwepa ndashaka kugira inama abantu kujyanye n'ubuja ndasinga kwepa no gihe cyose nukuvuga ngo wawe bamwanga kubera ko ari umuja nagaryo ngiye okay sawa cyo bamwangiraga cyo bamwangiraga uko kirare kindi bamwangiraga n'ibindi bamwangiraga bya famille n'ibindi famille bagira byinshi famille bagira byinshi by'Abanyamurenge bisanzwe hanyuma rero wigeze ubwira umugore wawe ko iwanyu batamushaka jewe naramubwiye umuntu tugiye kubana sana kureka umubwira utaramuzana nabwo ntaramuzana birangira nyine ko tuza kubana yasakiriye tubwo iwe nibisanzwe umugore wanjye n'umuntu uri smart cyane hari ukuntu ubwira umuntu hari igihe ubanza bigitangira ntabwo yabyakiriye neza ariko byaje kurangira ko abyemeye turabana nta mugore mwiza umuruta ku isi usibye ko nta n'umugore w'umuntu ubaho mubi buri muntu wese abona ko umugore ari mwiza noneho rero tugana ku musozo ubutumwa bugufi kuri aba bantu babica amakwe abantu mwamwica amakwe reka mbabwire
ntimukajya mwica ubukwe bw'abandi bantu ndababwiza ukuri reka mbabwire umugisha wawe umugisha ntabwo umuntu iyo wishe ubukwe ntawe utandukanye n'umurozi nibyo niba wishe ubukwe n'umuntu wamwica bivuga ko ntawe utandukanye n'umurozi bivuga ko n'ejo bundi wakica n'umuntu kuko uwo muntu wiciye ubukwe azagira depression nafata umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se akimanika si uzaba umwishe ariko nyine urumva uwisha amakwe y'undi iwe aba ari mu rundi rwego ariko hari n'abandi biyicira amakwe abicira amakwe reka nkubwire abicira amakwe asaba abicira amakwe reka nkubwire babikora bakurikije ibintu ndaguha urugero hari umuhungu numvise ubundi singiye kumuvugaho sinanamuzi nabonye ifoto nabonye ifoto reka nivuge nabonye umuhungu niba ufite ubukwe ryari kuwa gatandatu numva ngo yagiye Burundi yagiye kubombora undi mukobwa avuye muri Kenya sinzi aho yaravuye gusa numva nabonye story cyangwa ni wa wundi wabaga reka tubyihorere sinzi ariko umuntu wikira ubukwe uwo nguwo nicyo bita ngo gutanga icyizere kitari sawa ese ubundi wogeraho umusohora save mwakoshanyije ibintu byose byarangiye habura amanyingabiro ukabivamo wowe buri muzima kweli ntabwo buri muzima reka nk'urundi rugero hari umukobwa ngiye wenzi bajyaga bapanga bagakoshanya abikoze kanshuro 4 umukobwa bakagira inshuro enye umukobwa bavuga ngo bajye gusora save the date gatubwira umuhungu musubireyo n'inkwano zanyu muzisubirane abikoze inshuro enye baranamubomboye kabiri agenda bakarabana n'umugabo icyumweru kimwe bibiri akagaruka umukobwa nawe udashobotse icyo nshatse kubwira niki uwo nawe yishyuye urugo situvuga ko kubisha amakwe simuvuze ariko nzi ko bahari n'ibikindi bike so bivuze iki rero kwicira aho kugira ngo ubukwe nibuze kuzabwica nta mpamvu yo gushyiramo umukobwa cyangwa umuhungu w'abandi mushyiremo icyizere bireke birangire so ndangiza nk'umuvuga butumwa ikindi cyane oyabatse kurangiza point nshaka ko turangirizaho biri kuvugwa ko hari n'ababyeyi bahabasenya ingo z'abana babo ababyeyi bazisenya gute ayo makuru ntabwo uri kwiyumva ndabizi ko bihaba mu buhe buryo hari igihe wenda abwira umwana w'umuhungu ati umukobwa wawe ntashobotse aha sibyo nibyo twavugaga ntazanyitaho ntaza kwita iyo amaze gushaka se cyangwa batarashaka bari kumwe baramaze gushaka ikintu gihari n'iki nicyo bita lack of responsibility k'umuhungu icyambere ka nk'urugero iyo umaze gushaka hari icyo bita 5 icyo bita nuza priority 5 zikurikirana priority ya mbere ugomba kuba Imana ya kabiri kabiyo bita spouse umugabo cyangwa uwo mwashakanye ya gatatu kaba abana urumva ya kane kaba akazi ya gatanu kaba imiryango n'inshuti n'abandi ka nk'urugero rero ni gute ufata priority ya gatanu ukayigira iya kabiri urumva bizashoboka Imana niyo yambere Imana niyo yambere iya kabiri ni spouse cyangwa se uwo mwashakanye bivuze ngo rero icyambere ni ukuba icyo bita responsibility nk'umugabo responsibility ni iki ni kuvuga ngo ni gute umuntu mudakwinjirana akagira aho yinjira akabwira ngo umugore wawe si mwiza umuntu mwabyarane mu bana so bivuze ikintu cyambere nicyo bita lack of responsibility nk'umugabo ikindi cya kabiri lack of responsibility nk'umugore ni gute umuntu w'umugore bakubwira ngo umugabo wawe ni mubi ukabyemera iyo aza kuba ari mubi ntabwo bamubana niho ugeraho bumva n'abantu bavuga ngo bino ngo by'abarozi n'ibiki n'usanga umuntu atangira kuvuga ngo aragiye gutsirika umugabo gutsirika umugore bikubitewe nuko nyine babuze responsibility ikindi cya kabiri nari nkarangirije nari ngiye kurangiza hari icyo bita ngo urukundo rwabuze urukundo nicyo bita ngo intimacy z'icyo cyo ni ukuvuga ngo ndafunguye muri njyewe reba nawe fungura muri wowe ndebe nicyo bita urukundo bivuze mu cyambere iyo intimacy yabuze ariyo rukundo haba habuze icyo bita trust urukundo no kwizerana ndetse none wabitabura responsibility ubundi bijya kugera kuri rwo gusenya ibindi byose byarasenyutse karagusakaza ku imbarutso kugira ngo kabatandukanye ariko byarabagiye kera noneho kuri wowe ubifata gute kugira ngo umukobwa asenye urugo atararugeramo cyangwa se n'uwarusenya rurimo njye uwo mfata ufite amakosa cyane n'uwarugezemo iciza ni ukurusenya utararugeramo simvuze ko nabyo ari byiza nyine we kuri wowe kuri njyewe reka nkubwire afazani nibona reka njye simfitanye ikibazo n'umukobwa cyangwa umuhungu usenya ubukwe buburi minsi ngahe simfitanye ikibazo nawe nta kibazo mfitanye nawe kuko niba abonye ko umuhungu bagiye kubana atari sawa arabireka
kubera ko se yabyemeye bakagira n'igihe cyo kubitegura nuvuga ngo nta kibazo kirimo kubisenya kubireka kubera ko abona ko uyu muntu agiye guha ubuzima bwiwe kigiye kuba ikibazo. Ikibazo gihari ni iki? None se niba uyu mukobwa cyangwa se uyu muhungu bagiye kubana akaba amaze kubona ko atari sawa ngo ajya kubana gute? Ndaguha urugero, reka akantu nkavuge Ineza TV live TV, sorry muranyihanganira, akantu nkavuge tuvuga nk'urugero, muranyihangana kuvuga icyo kintu nta kibazo, nagira ngo turimo turaganira. Yego, ugiye gushaka umuhungu murateretanye, ndagurugera kubera ko ari umuhungu byiza kubaho inshuti yanjye, ariko byaje kurangira nyine bitaragera kure. Ukavugana n'umukobwa cyangwa se umuhungu, ukaza gusanga umuhungu mugiye kuvugana cyangwa se muri muravugana, ugasanga afite ikibazo wenda cy'uburwayi yaburishe. Ubwo n'urugero ntanze. Ugasanga yenda afite ikindi kibazo cyo kuba yenda mu mutwe hari ukuntu bitameze neza, sinshatse kuvuga ko rya jambo rigira jambo rikakaye, nako birumvikana. Ukabimenya mugeze hahandi neza ubukwe bugiye kuba, uzemera mubane no umuntu kandi mufite mushaka. Ariko buretse gato hari cyo bita kugenzura cyangwa guperereza. Nimba hari abantu bazi guperereza n'ubwoko bwacu, uriya mwana n'uwo kwande avuka he, abanyamurenge baraperereza mu rwego rwo hejuru. Ndakeka ko batoja gusohora sevo batarabanje gukora. No, hari ababikora gutyo vuba ndabazi. Hariko gusa ikibazo gihari, reka ngubwire, iryo perereza s'ubundi n'abagize abaperereza waretse abantu bakimenyanira bonyine ko ari bimenyanira. Uje kuba perereza undi ujya guperereza undi muntu wawe yaretse bagaperereza akanyera, kandi nta mukunda afite uburwayi bw'ibeka babane niba mu mutwe bitaze sebetse bareka babane. Ariko ikibazo gihari nicyo ngiye mfite ikibazo, wamaze kugeramo ujya kusenya gute? Ni ikintu ugomba nicyo bita ni lack of responsibility nk'umuntu washatse n'umuntu urimo arashaka. Rero ikintu gihari ni iki? Banza ube responsible kuburiwe ku cyo ukora cyangwa se ku bintu runaka. Naho atari ibyo ngibyo ingoto benshi twazisenya. Hari n'umugabo umwe numvisha avuga ngo bafite ikibazo ngo kuba yarashkoze ubukwe ngo ahubwo ngo bayarabomboye. Muri make arimo araregereta ibintu byarashize byarangiye, reka dukomeze n'ubundi buzima burimo buraza. Yego, so Ineza Live TV mbabwire umuryango wa Ineza Live TV nuko izi nshako zirimo zirabaho, hari ibintu bimwe utagomba guha agaciro, especially nk'abanyamurenge twazanye culture cyangwa se imico twazanye mu ikanisa. Sinzi Satani yaduteye. Hari nk'umugabo numvishe ngo nudakurikiza imico ngo ntajya nijoro ngo ntiwaribona. Reka nk'urugero, iby'imico ni imico, n'iby'ijuru kandi ikindi kintu gihari none se umuntu uzamucira urubanza bitewe nuko ari umunyakenya w'umukiku cyangwa ari umunyakenya w'ubundi bwoko? No, bivuze ngo uriwe nta mpamvu yo kuvuga ngo uyu muntu ngo ntiwamushaka. Kuki utashaka umunyakenya, kuki utashaka umusomaliya, kuki utashaka umuki? Ese ubundi kuki ubona abasomaliya mukavuga ko ari bo bene wanyu ariko abanyakenya nibo bene wanyu kandi ari bo birabura? So bivuze iki rero? Hari ibintu bimwe mu rushako bitagomba kugira. Yari n'umuntu wambwiye by the ahantu mba ngemba abanyakenya cyane sinkumva muri sosiyete y'abanyamurenge. Hari nk'umuntu uzambwira ngo uba wenyine, nkibaza niba tawuni yose ari nge mfite n'inzu yanjye ngenyine. Ndozona ko umunyamurenge ari mu modoka wenda ari uvuga ururimi rumwe akavuga ati naje ndi ururimi rumwe avuye i Kigali azanye abantu buzuye mu modoka i Kigali, hanyuma umuntu bakamuhamagara ngo none ngo azanye ngo nukuri ngo nikenge imodoka yose yateze ya Trinity iziri wenyine. Hari ibintu tugomba kureka, so bivuze iki rero? Ni nayo mpamvu n'urushako nabyo no mu rushako hari ibintu tugomba kureka, tugomba kwikuramo. Reka ngurugero Ineza Live TV nkubwira kandi kantu kamwe. Ese tuvugisha ukuri, niba tuvuga ko turi abanyamurenge sava, abantu muri Amerika bavukiye muri Amerika bazavuga ko ari abahehe? Ntabwo ari abazungu, bita abanyamerika ariko bafite inkomoko muri Afurika. Hariho na bamwe yenda bavuye mu banyamurenge baziyita bake, n'abanyamurenge bashakana nabo se? Ese ikindi kibazo mubaza, kuki umunyamurenge ushakanye umunyamurenge ubyaranye n'umuntu utari umunyamurenge, urumva umwana wiwe yitwa umuja, ariko umunyamurenge ubyaranye n'umuzungu umwana we utita umuja bamwita ngo umumetisi? Ntabwo bamwita umumetisi, nawe bavuga ko iyo ari umunyamurenge wuzuye, uyu ari imfura yigendera. So bivuze iki rero? Hari ibintu bimwe tugomba gushyira hansi tugire, kuko reka nkubwire, reka kandi kantu nkubwira kantu, niba dukurikiye dukizwe tuve mu mico n'ibiki isa uzi ko imico ikuboha ikakuboha ku buryo n'abandi bantu muvugana cyangwa se mubana n'abandi bantu ugasa nkaho
uri bound ukuntu uzi nkaho sinzi ibyo nakubwira ariko uraboshywe n'imico yakugize imbohe nk'ubu nyine niba turimo turagendana ugahita wumva ngo ntabwo navugana n'aba ngaba uturanye n'umunyakenya ntiwanasabana nawe kubera iki kubera wa muco ngo nicyo tuvugana nawe ntimuvugana se kuki mutavugana ahubwo ni ibibazo ahubwo nimutubwire no gushaka ugasanga umuntu akunze umunyakenya cyangwa umunyakenya aramukunze yewe afite n'amafaranga ishyano ryose akajya gushaka umwana w'iyi Burundi uri kujya hanze umunyakenya wazajya umujyana hanze buri munsi akagaruka akanga kumushaka ngo nuko ngo atari mwene wabo so bivuze iki ni imico yatuboshye tugomba kuvamo kandi tumara kuyivamo no gukizwa tuzakizwa neza kuko njye nemera ko no gukizwa dusa nkaho turifitemo akavuyo no gukizwa bitari sawa tuko turajegajega none se niko tuvuga reka nk'urugero ikindi cya kabiri niko tuvuga ngo uje kubwiriza umunyakenya urumva ukamubwiriza umunyakenya yaza mu ikanisa yagira ngo ashaka umukobwa mwene wanyu kimwe n'abafurere niko twagiraga no kuba furero umufurere agakizwa kandi mukamwita ngo umuvandimwe muri Kristo ariko yateretse umukobwa mwene wanyu ajya kumushaka mukamukubita cyangwa se uretse no kumushingana nawe yagira ngo mwumva yanamusamaje mukashaka kumukurayo bivuze iki rero bivuze ngo izi nshako umuntu natisobanukirwa abe responsible n'icyo ashaka bizarangira n'urushako n'ibiki biri out narese yewe ibiganiro dukora turasoje ni birebire turasoje yego murakoze cyane be nacu tugende duhinduke mugende muhinduke ikindi cya kabiri mukizwe neza kuko ukizwe reka ngubwire niyo mpamvu nakubwira gusomera ngo uvuga ngo Petero niwe wabivuze yagiye kwa Korneliyo abayuda nabo baremeze nk'abanyamurenge abayuda nabo barikundaga cyane uzi ukuntu byagenze se Petero yaravuze ngo yagiye kwa Korneliyo arareba abona ukuntu abamugaburiye abona ukuntu bigize buzuye umwuka baravuga ngo ngo menye neza no kuri kw'Imana ngo nukuri ngo ngubaha Imana ngo kuri byo gukiranuka ngo Imana ngo yamwemera bivuze iki Imana ukora ibyo gukiranuka kandi akubaha Imana yamwemera waba uri umuzungu uri mugufi uri muremure uri igikara usa gute nushaka ubunini kirepe Imana irakwemera nta kibazo kirimo yego reka dusoze murakoze cyane amakuru yari menshi tuzakora ikiganiro cya kabiri muzontumire anyway turagushimiye ko watwitabye murakoze cyane ndishimye ikindi cya kabiri shimira umuryango w'Ineza TV njya mbakurikirana cyane asante ikindi nuko ibintu tuvuze cyaro kugira ngo ducalenginge urubyiruko urimo rushaka ducalenginge abantu barimo abantu banashatse ndetse na societe tubayemo reka kuki ibintu biraza uvuga ko uzi kubwiriza hano muri Kenya ukabwiriza umuntu amara kumubwiriza ariko wa muntu yaza gusaba ubufasha ugasanga ntumuhaye ngo nuko atari mwene wanyu hakoze ukuntu ibyo bintu bibabaza ariko umunyakenya iwe yakijijwe n'uretse n'abanyakenya ugewe nta kintu atagukorera ariko twe twitwa ngo dukijijwe dukora amanyanga hanyuma tukaza mu ikanisa bivuze ngo izi nshako rimwe rimwe zitwa ko ari ibintu zitwa ko zikijijwe ariko nyinshi zidakijijwe kuko ziri based cyane kuri culture kandi wibanda ku muco hari ibintu bimwe bitazakora murakoze cyane dufashe byinshi mwihangane mwari bagire neza turagushimiye wabanye natwe kuva ikiganiro cyatangira kugera tugisoje Imana ikomeze ubane nawe kandi ikomeze kurinde ikomeze nakwishimire nawe rero umutumirwa wacu wakoze cyane Imana ikomeze kwagure ufite ubwenge bwinshi ukomeze waguke mu buryo bw'ibitekerezo n'uburyo bw'uburame n'uburyo bw'amafaranga murakoze cyane nakagaruka caho amen